no risk no story kabisa. Nta risk nta nkuru, ubwo ngubwo ibyo sinzi niba nabitekereza kano kanya. Hari abana bavuka bafite inzozi ariko ubuzima bukazipfukiranya zitarakura. Hari n'abandi bavuka nta mahirwe bafite ariko bakarwana kugeza isi yose ibamenye. Iyi ni inkuru ya Iranzi. Ko rumwe kuko nawe yahereye kera arwara ajya kubana na Mary. None dusigara mu rugo turi twenyine abana. Umwana avukiye ku Muhima akura atabona ababyeyi b'abana, sakamutererana, nyina arwaye ku buryo atashoboraga kumwitaho. Ubukene n'inzara bikaganza imibereho yabo. Yaretse ishuri afite imyaka mike cyane, ahitamo kujya kuba ku muhanda. Abandi bana baturaga ejo heza, we yaturaga icyo kurya. Kandi nanone hagati y'ubuzima bubi, inzara, gukubitwa no kwiba kugira ngo abeho, hari impano imwe yari yihishe muri we, impano yo kubyina. Iyo mpano yaje kumukura mu muhanda, imugeza muri She Silver Foundation, ndetse imuha amahirwe yo kumenyekana mu gihugu hose. Ariko se byaje kugenda bite ngo uyu mwana wahindura ubuzima n'iyo fondasiyo aze gutandukana nayo mu buryo bwavugishije benshi? Ni iki cyabaye hagati ya Iranzi na She Silver? Ese ninde uvuga ukuri? Iyi ni inkuru itarimo amakabya nkuru, ni ubuzima nyabuzima. Ni inkuru ikubwira ko impano wifitemo ari umurage uzakubesha h'ejo. Ikaze. Nyine She Silver amutamo. Naje hano ndi umubyinnyi gusa, ariko ubu baramfashije nsigaye ndi umuraperi, ni umukorobasi, komediyani, bamba hafi nk'ababyeyi. Ku ishuri nibo banyitaho, mu rugo ababyeyi batari barahambera. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Iranzi Theophis. Ni umwana wavukiye ku Muhima mu mwaka 2009. Se umubyara yitwa Ngabonziza Joseph. Akaba yaratangiye gutora akenge abona nyina na se batumvikana. Bikaba byaraje kumuviramo ari kwisanga ari kubana na nyina gusa. Ise nawe akaba yaraje guhitamo inzira yo kwigendera akabata. Mu buzima bugoye bwo kurerwa n'umubyeyi umwe, kandi nawe akaba yari afite uburwayi bwamuzongaga ku buryo atabashaga kubashakiriza icyo kurya umunsi ku wundi. Iranzi ku myaka ye mike yaretse ishuri ubundi ajya kwibera ku muhanda n'abandi bana bafashanyaga gusyaga. Gukurira mu bana batatu ari uwa kabiri ntibyamubujije kuva iwabo agasiga imfura na bucura mu rugo, dore ko ubuzima bwaje kwanga k'uyu muryango birangira abo yasize mu rugo bari kwibana ari bonyine, abana arangije abata gutyo. None wakibaza uyu mwana wari uri guca mu buzima bwa Kayebe n'Akageni uko yisanganye impano yo kubyina? Afite imyaka 6 yonyine yatangiye kubona murumuna wa Sabyine, ni ukuvuga ko yari se muto, ku buryo yari asigaye ajya mu marushanwa ubundi agatana ibintu babahembye birimo amandazi, biswi n'utundi duhembo dutandukanye twatumaga Iranzi araruka, ubundi akumva ko uko byagenda kose agomba kuzakora umwuga wo kubyina. Iranzi agatima ke kakomeje kurehareha, yizirika kuri se muto, amwemerera ko rimwe bazajyaho iyo timu iba, no kuvuga aho bari basanzwe bitoreza. Wibuke kandi ko Iranzi yari asanzwe yibera ku muhanda afite imyaka 8 yonyine. Kera kabaye yaje guzwa n'uwaragarariye iryo tsinda, ari we witwaga Isidore. Bamubwira ko hari akana k'akarara kaba ku muhanda ariko kakaba kazi kubyina, ku buryo impano ye yatanga icyizere cy'ejo hazaza. Agikubita amaso impano y'umwana wari ufite imyaka 8, yahise amwemera ko bazabana iwabo, ubundi akareka ubuzima bwo ku muhanda. Byose kandi byamuhesheje amahirwe yo kwinjira muri iyo timu yabyinaga yitwaga African Mirror. Kutitabwaho n'ababyeyi ku myaka ye mike bigatuma yisanga mu buzima bwa Marine. Iranzi yatangiye imico mibi irangwa n'abana bo ku muhanda, yewe nko kwiba kugira ngo abone ibyo kurya. Iranzi kandi avuga ko hari igihe yafatwaga yiba, ubundi agakubitwa akakwa n'ibyo yabaga yibye byose. Nanone kandi nubwo yakubitwaga ubudasiba, hari igihe yahuraga n'umugiraneza ubundi akamuha amafaranga cyangwa akamuha n'icyo kurya, yarangiza akamwihanangiriza ngo ave muri izi ngeso. Nubwo we yavugaga ko byari ibintu byari bigoye cyane kwibona yavuye muri ubwo buzima. Iteka mu mutwe we ubuzima bwo ku muhanda bukunda kumugarukamo, ariko hari igihe atajya yibagirwa. Avuga ko igihe atazibagirwa ni igihe yajyaga abyiniraga abahisi n'abagenzi, ukunze iyo mbyino ye ubundi akamuha 100 ubwo tayari ifunguro ry'umunsi ryabaga ribonetse. Gusa nubwo ari umwana wafashe umwanzuro wo kujya ku muhanda, ntibyamubujije gukomeza gukunda abavukanyi be, dore ko iyo yagiraga icyo aronka yashyiraga murumuna wari ukiri umwana wabaga wiriye iwabo wenyine. Birumvikana ko mukuru wabo hatabaga hari yabaga yagiye ku ishuri. Ibihe bihe ibindi koko. None waba uri gutekereza ko umwana uri guca mu buzima nk'ubu yisanze muri She Silver Foundation? Muri ibyo byose kandi Iranzi yageze muri African Mirror, rikaba ari itsinda naryo ryabarizwagamo abana benshi. Akibona ukuntu bamugiriye neza bakamukura ku muhanda,
yagiye harabyina n'umuhati we wose ku buryo yari atangiye ku rugero rwiza ku bandi bana yari asanzemo. Kandi nanone mu mwaka wa 2023 umuryango wa Shea Silver nawe ukaba wari wongeye gushaka abandi bana wazifasha muri Giant of Africa. Muri ibyo bihe nyine ni naho hagiye kuba amarushanwa. Kera kabaye Iranzi yaje kubahiga, ubundi nawe afatwa na Shea Silver bamushyira ku rutonde rw'abazitabiriye Giant of Africa. No kuvuga ko mu bana Shea Silver Foundation yashakaga kurokrita, Iranzi nawe yahise abonekamo. Shea Silver ukibarizwa imahanga yumvishe ko ari impano y'umwana wajemo, ubundi bamusaba ko bamwohereza akavideo nawe arayireba ubundi yikomanga mu gatuza. Nta gushidikanya nawe yarabonye impano yari agiye gushyira ku rundi rwego mpuzamahanga. Ariko nanone byatumaga uyu mubyinnyi Shea Silver akomeza gutekereza kuzashinga foundation, dore ko ari naho havuye igitekerezo muri uwo mwaka wa 2023. Aha ari naho yakuye amahirwe yo gutangirana n'uyu muryango Shea Silver Foundation. Nanone gukomeza kuvuga inkuru ya Iranzi hatajemo ijambo Shea Silver wabutandukiriye cyane, kuko uyu niwe wamugize Iranzi tubona aka kanya. Akaba ari nayo mpamvu ngiye kubanza kubabwiraho gato inkomoko y'itsinda Shea Silver Foundation Iranzi yisanzemo. Nk'ibyo byose rero turakwibutsa gukanda like kugira ngo iyi video bakomeze bayereke n'abandi. Ubundi Shea Silver akunze kwitazira akazina ka African Queen. Yabonye izuba ku itariki 27 Nyakanga mu 1994. Avukira i Butare mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Avuga yisanze mu biganza bya nyina gusa kuko se yari yamaze kwicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo byatumye nyina witwaga Florence Silver akora ibishoboka byose ngo umukobwa we yabyaye ari ikinege ngakuri, nubwo ubuzima bwari bugoye icyo gihe. Ku myaka 5 y'amavuko, Shea Silver na nyina bimukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka wa 1999. Gusa kubera ikibazo cy'ubushobozi buke nyina yari afite, uyu Shea Silver akigera mu gihugu cy'Ubwongereza yaje kwiga ibyerekeranye no kubyina ku buntu mu ishuri ryitwaga Stagecoach Theatre Art. Iri ni ishuri barizwa mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yaryarije impano ze zirimo kubyina no gukina amafilm. Mu mashuri ya kaminuza, Shea Silver yize ibyerekeranye n'iyamamaza bikorwa. Urugero rwo kuzaba ikirangirire mu kubyina, Shea Silver yarutangiye afite imyaka 11, kuko byagaragaje impano yabyo idasanzwe ubwo His Excellency Paul Kagame yasuraga abanyarwanda bari batuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha yari muri 2005. Maze ubwo yagiragayo akakirizwa imbyino zitandukanye zirimo n'iza Kinyarwanda. Ibirori byo kwamamara ku isi, Shea Silver bigaragaje afite imyaka 16 yonyine, ubwo yakinaga muri filime yitwaga African United. Iyi filime ikaba yarasohotse muri 2010, igaruka ku rugendo rw'abana batatu b'Abanyarwanda bagiye kureba imikino y'igikombe cy'isi cyabereye muri Afurika y'Epfo muri uwo mwaka wa 2010. Nyuma yaho Shea Silver yafashe akaruhuko gato abanza kwiga amasomo yo mu mashuri yisumbuye. Hanyuma ageze muri kaminuza, impano yo kubyina ikomeza kumukirigita kugeza ubwo yafataga umwanzuro wo kubikora nk'ikinyamwuga. Icyo gihe yatangiye yifuta amashuri ari kubyina indirimbo zitandukanye, ubundi akashyira ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube, ibintu byamufashije kurushaho gutyara no gutangira kwigarurira imitima ya bamwe mu bakoresha urwo rubuga. Abahanzi benshi bakomeye ku isi barimo Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, Cardi B n'abandi benshi baje kubenguka impano ye mu kubyina, ubundi batangira kumwifashisha mu mashusho y'indirimbo zabo. Kera kabaye ku myaka 24, uyu Shea Silver yakabishe inzozi ze zo kuba umubyinnyi rurangiranwa ku isi. Aha yari mu 2018 nabwo yaje guhabwa amahirwe yo kuyobora amashusho y'indirimbo This is American ya David Grove. Uyu akaba wamamaye ku isi nka Childish Gambino. Muri uwo mwaka Shea yahise yegukana igihembo cya MTV Music Award kubera amashusho y'iyo ndirimbo yari yagaragayemo. Nyuma yaho anahabwa ibiraka byo kuyobora imbyino mu yandi mashusho y'indirimbo zitandukanye z'abahanzi mpuzamahanga. Muri uwo mwaka wa 2018 umuherwe ku isi Bill Gates yamushimiye nk'umunyadushya uri kuzana impinduka haba mu bihe by'ubu n'ibyahazaza ku mugabane wa Afurika. Nyuma yo kubona ko impano ye imaze kwaguka, uyu Shea Silver ntiyatereye hagati mu ryinyo maze ngo yibagirwe aho yavuye, dore ko byatumye afata icyemezo cyo gushinga Shea Silver Foundation mu mwaka wa 2023. Atangirana n'abana bake barimo Stage, Naomi, Iranzi, Denzo n'abandi bagiye batandukanye, dore ko kugeza magingo ya uyu muryango barizwamo abana barenga 1000. Ubwo umaze kumvaho gato Shea Silver Foundation kandi ukaba umenye neza Shea Silver, reka nanone twongere tugaruke kuri Iranzi. Uyu Iranzi agishyika muri Shea Silver Foundation, impano yo kubyina yaragutse, iraguka koko. Ubundi Shea Silver musaba ko yazagerageza no kuririmba, abikoze nawe abona birakunze. Kuva ubwo nawe yise yishura ko nawe yifitemo indi impano yo kuririmba uretse kubyina. Shea rero yaje gufata icyemezo cyo gutangira umushinga w'indirimbo,
atekereza kuri Iranzi ko yajyamo ubundi agashyiramo umurongo wa hip hop. Koko byaramuhiriye n'indirimbo irakundwa kugeza aho bafashe rutemikirere kubera impano zabo bazambutsa umupaka n'Iranzi arimo. None ntabwo uri kwibaza ko uyu mwana Iranzi wari ukiri muto kuko yabonye ibyemezo, dore ko ababyeyi be batabanaga kandi mu by'ukuri nibo bagombaga gusinyaho. Uyu mushabitsi Shea Silver utarashakaga ko urugendo rwabo rutagira ikirikoma mu nkokora yashatse kibuno mpamaguru ise wa Iranzi. Uyu kandi akaba yari asigaye yibera ku wundi mugore yewe yaratangiye n'ubundi buzima bushya. Bamutegetse kuza arasinya kugira umuhungu we yurire rutemikirere nubwo yari amaze kumwihakana. Benshi rero ni nabo baboneye amashusho ya se arimo avuga ukuntu Shea Silver Foundation yahinduye umwana we akaba yaravuye ku muhanda. Akaba ari ikiganiro bagiranye na News Time. Aha nanone nta gushidikanya wumva ko ibyo yavugaga byose yari abitegetswe, dore ko atarazi n'agakuru na kamwe k'umuhungu we. Maze kujya ku murongo niko kuza hano umufasha nk'umwana nk'ababyeyi. Uruhare rwo ni runini cyane kubera ko ibintu byose nibo babimufasha. Iranzi nawe ashimangira ko ise nawe yabaga ari gusoma kamwe, ubundi yabonaga ku mateleviziyo yaho yabaga ari akabona umuhungu arimo atambuka. Ni nako yatangiye gutekereza ko yakongera kumugarura akongera akamwereka urukundo atari yaramweretse akiri umwana. Kumuvana ku busa kumugeza ku gasongero byose byamuviriyemo igishimo cyo kwandaguza itsinda yahozemo. Ubundi araryikoma avuga ko nta n'iryo ryamumariye. Iranzi wamamaye mu mitwe y'Abanyarwanda kubera itandukana rya Shea Silver avuga ko nyirabayazana byose ari uko bamushyize muri internet, ni ukuvuga kwigarara mu kigo. Ubundi wakabura uko yigira gufata amashusho y'uduchallenge tw'indirimbo ngo akomeze yamamare. Kwa muri Shea Silver Foundation bamwishyuraga ishuri yewe na buri kimwe. Akarusho Iranzi yari yamaze guhabwa amasezerano y'imikoranire mu bana 5 bari bafashwe n'iri tsinda rigizwe n'abana basaga 1000. Mu kiganiro yagiriye kuri DC Crema TV yikomye Shea Silver mu buryo buhambaye. Bamwe bakaba baravuze ko ari umurenga uvanze n'ubwana, dore ko atatinye kuvuga ko icyo yabonye kwa Shea Silver ari iraha ko nta yindi ntego yindi ihari. Anabigaruka avuga uburyo batemberezwaga rimwe bakajya kumutaramira iwe mu rugo, dore ko ngo disi byamushimishaga. Iranzi kandi yakomeje kwiva mu isunzu, yandagaza izina Sheri muri rubanda. Avuga ko anamwangisha abantu yewe n'abana bo muri Shea Silver Foundation bari baziranye kugeza amagingo aya batamuvugisha, kuko nabo bahita bavamo. Ngo niko yabategetse mama. Iranzi kandi yanavuze ukuntu kuba avuye muri Shea Silver Foundation uyu Sheri agiye gukora igishoboka cyose akamuzimya mu buryo bwose bushoboka. Ari naho Instagram ya ICC benshi bahise bifatira ku gahanga Sheri bamushyira amajwi ko yaba ari wabigizemo uruhare. Nanone kandi Iranzi avuga ko icyamubabaje ari uko yanditse indirimbo akayijyana muri studio yayimuhanga yumve ngo nayishyigikire, akamubwira ko ari indirimbo mbi cyane. Nyamara iyo ndirimbo yavuze ko ari mbi niri guca ibintu hano ku y'imihanda, dore ko ari indirimbo yise Basale. Byose byamuteye umujinya, ubundi afata icyemezo cyo kwandikira iyi groupe yari asanzwe abarizwamo arababwira ati ndasezeye. Sheri mu magambo ye nawe yaramubwiye ati natwe twari tubifite muri gahunda. Gusa ibi byose byatangiye Iranzi ava mu ishuri, nanone ngashakaga kwiga externe nayo kugeza amagingo aya akaba yarayihombye. Umunyarwanda aciye mugana ati ikimbwa yanze imanika ireba. Iranzi wari waravuye mu itsinda yahozemo rya African Mirror yongeye asubirayo, ariko nyamara bongera kumwakira na yombi. Yakoze indirimbo Basare ikundwa n'abatari bake, dore ko kugeza amagingo dukoze ikiganiro imaze kurebwa n'abasaga 220. Aha ni ku rubuga rwa YouTube ikaba imaze iminsi 12 yonyine. Kuri ubu Iranzi arebererwa inyungu n'uwiyita Dino nawe ukiri kwishakisha avuga ko amushoramari kakazishyurwa nabona management ikomeye. Ubuzima bwa Iranzi Tofisi butwigisha ko aho umuntu atangiriye atari yagarukira. Yabaye umwana wo ku muhanda, abo umubyinnyi, abo umuhanzi, abizina rizwi n'abatari bake. Mu rugendo rwe yahuye n'abamufashije, ahura n'abamunenga. Nubwo ibitekerezo ku rugendo rwe bitandukanye, nta wakwirengagiza ko Imana ye yamukuye kure cyane. Ese ejo hazaza ha Iranzi wowe uhabona ute? Ese azongera kugera ku rwego rwo hejuru kurusha urwo yari agezeho? Tubwirane hasi muri comment. Dusoreje ikiganiro cyacu. Ni naka nimba niyo kusaba kandi like, subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza birano bitazigera bigucika. Njye nyita Makanda.
ndabashimiye.